turashima Imana kuri uyu mugoroba. Imana iduhaye umwanya wo kuba imbere yayo. Twagombaga gutangira ku isi ya 3:00, twakererweho iminota 30, ngira ngo hafi 38. Mwihangane, ni gahunda z'umurimo w'Imana zabiteye. Reka n'ubundi tugiye gufata iminota mikeya, ntabwo turi buze kumara isa nk'uko byari bisanzwe. Turaganira ijambo ritoya, hanyuma niturangiza twinjire mu mwanya wo gusenga. Iminota myinshi turikoresha mu gusenga uyu munsi. Reka n'ubundi tubanze dusengere uyu mwanya abo turi kumwe mwese. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira kwera kwawe. Izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Uyu mugoroba rero tuguhaye uyu mwanya kugira ngo ubane natwe n'ubundi. Jambo ryawe rigira imbaraga hejuru y'ubuzima bwacu, umwuka wawe hejuru y'ubuzima bwacu. Mwami tukumve kandi tukubone, kandi uyu mugoroba Mwami twakira imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gutegekwa kwa 2 ibice 9. Turasoma duhereye ku murongo wa 1 turageza ku murongo wa 3. Biravuga ngo, umva wa bwoko bwa Isirayeli we, muri iki gihe ugiye kwambuka Yorodani ukajya mu gihugu, ugahindura amahanga akurusha gukomera n'amaboko, n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. N'ubwoko bukomeye bw'abantu barebare, aribo Banaki. Uzi kumva bavuga bati, ninde wahangara Abanaki? Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere ari umuriro ukongora, ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe. Nawe uzabirukane ubarimbure vuba uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Amen. Hallelujah. Ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo, umva wa bwoko bwa Isirayeli we, muri iki gihe ugiye kwambuka ukajya mu gihugu Uwiteka yarahiye basokuruza yuko azaguha. Umva ibi ngibi. Mose yarimo avugana n'Abisirayeli. Yarimo abwira ubwoko bwa Isirayeli. Bari bagize igihe mu butayu. Bari bamaze imyaka hafi 40 bazenguruka basubira iyo bava. Babaga mu bibazo bimwe bihora bisimburana umunsi ku wundi. Babaga mu buzima bumwe buhora bwizengurukaho. Bavaga mu butayu bw'i Kadeshi bakajya mu butayu bw'i Baruneya, bakava mu butayu bw'i Baruneya bakajya mu bw'Ikitimu. Bahoraga bava ahantu hamwe bajya ahandi. Bakaza mu gace kamwe bakamara umwaka, warangira bakongera bagasubira aho bahoze. Nubwo buzima bari babayemo imyaka 40. Hariho igihe umuntu aba mu buzima bwo kwizengurukaho. Umwaka ukaza ukagusanga ahantu hamwe ukahagusiga, n'undi ukaza ugasanga ubuzima ubayemo nubwo kwizengurukamo. Abantu benshi babaye mu buzima bwo kuzenguruka ahantu hamwe. Ufite umushahara wa 500 ku kwezi, araza ukishyura inzu, ukagura ibyo kurya, ugahemba umukozi, ubundi bikarangira, ukongera ugasubira ku kazi, ugategereza yuko ukwezi kuzongera kurangira. Ukwezi kwarangira ukongera n'ubundi ugakemura byabazo nka bya bindi. Nta gihinduka, nta proje, nta mushinga mushya. Ubuzima ubayemo ni ukuzenguruka aho uri. Ubayeho muri cycle. Wishyura inzu, ukagura ibyo kurya, nimba ari umuceri, nimba ari kawunga, ni bya bindi bikarangira gutyo. Nta kindi kintu kindi kirenze. Ntushobora guplaninga ngo ukwezi gutaha nzagura ikibanza, ukwezi gutaha nzubaka, ukundi kwezi gukurikira nzagura imodoka, ukundi kwezi gukurikira bizagenda uku. Oya, uhora muri bya bindi. Iyo hagize akantu gato kamera nk'agakomye gato, uko wari witeze yuko bigenda, nko ku kazi akaba impamvu ituma bakererwa kukwishyura, cyangwa se akaba impamvu ituma gukata umushahara, ubuzima buhita bujya muri danger. Kubera iki? Uri mu butayu. Ubaye mu buzima bw'ubutayu. Ubuzima bw'ubutayu buzenguruka ahantu hamwe. Nuvuga ngo ibintu ubamo ni bya bindi.
fagitire ziza ku kwezi ni za zindi urazishyura ukarangiza, ukwezi kundi kwaza zikagaruka ari za zindi, ukongera utwabonye ukazishyura, ukongera ugasigara zeru, bikamera gutyo. Ni ubuzima bw'ubutayu. Ubwo nibwo buzima Abisirayeli bari babayemo bari mu gihugu cya Egiputa. Ijambo ry'Imana avuga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya mbere, Mose asanga Abisirayeli babwira ngo igihe maze kuri umusozi Horebu kirahagije, nimuhaguruke mugende. Uko ni Uwiteka yaramaze kuvugana na Mose. Yuri mu butayu hari ahantu utura ukahaba igihe, ariko niyo uhagurutse ukava ukajya ahandi nta kiba gihindutse. N'ubundi just no guhindura karitsiye gusa, no guhindura umusozi, ariko ubuzima bw'ubutayu it's the same, there is no difference. Ni bwa bundi bumwe, imibereho ni ya yindi imwe. Ushobora guhindura karitsiye ukava Nyamirambo ukajya Karuruma, ukahamara imyaka 2, ukahava ukajya Gikondo, ukamara imyaka 3, ukahava ukajya Remera, ukamara imyaka 3, imyaka 3 yashira ukahava, ukajya Gaskata, ukahava ukajya Kicukiro. Just n'amakaritsiye ahinduka gusa, ariko ubuzima bwo buracyari bwa bundi. Nuko uzenguruka, ariko aho uzenguruka ni karitsiye uzengurukamo gusa. Uvuye ku Mutakura ugiye mu Kibitoki, uvuye mu Kibitoki ugiye ku Mutanga, uvuye ku Mutanga ugiye Ngagara, uvuye Ngagara ya mbere ugiye Gatanu, uvuye muri Gatanu ugiye Gasekebuye. Ariko ugiye Gasekebuye wazamutse wahinduye karitsiye wagiye mu rundi rwego. Ariko just ni karitsiye uvamo gusa, ariko imibereho iracyari ya yindi. Ubuzima buracyari bwa bundi, income iracyari ya yindi, poroje ziracyari za zindi. Ni karitsiye wavuyemo gusa, ariko igitanda ni cya kindi wimukanye, intebe ni za zindi wimukanye. Hari abantu bimuka agapanga amavarisi gusa y'imyenda, ubundi ibindi byose akabisigaho ngaho, akajya mu nzu nshyashya, amarido mashya, intebe nshya, saramanje nshya, ibitanda bishya, matera nshya, ibyombo bishyashya, buri kintu cyose. Nubwo ngo agiye muri karitsiye nshya, inzu nshyashya, nibyo ajyanyemo nibyo asanzemo byose ni bishya, nta na kimwe umusangana. Mukuri iyo wari umuzi i Nyamirambo ukamusanga Kicukiro, ubona ko yimutse biri kwere byasabasawa, ubona yarimutse byanyabyo. Ubona ko mukuri hari aho yavuye, hari naho yagiye. Kuko zane bumuzi wo mu Nyakabanda, Kicukiro afite kwira, wamusize mu ntebe z'imyenda, ariko Kicukiro ari muri kwira. Karagasaro mwinjiramo mubyigana, ariko kuri inshuro ahari nkahakinira umupira, ni ikibuga, ubukwe bwataha muri salo. Aragutse. Dushe yabagamo mu Nyakabanda, dushe yabaga hanze, wasabaga toilette bakakohereza kubwa ngo genda ukate hariya umanuke, hanyuma uraza kubona akajyango hari bariho winjira no toilette. Ariko ubu ngo barita kubwira ngo wicaye muri salo ngo buriya mu muryango hari no hari toilette y'abashyitsi, wakwinjiramo usanga toilette irutse icyumba uryamamo. Just yarimutse yavuye hano mwagiye ahandi. Rero urwo n'urugendo rukuvana hano. Iyo wimuka utari mu butayu niko bimera, ariko iyo wimuka uri mu butayu byate no gucenjinga karitsiye gusa, ariko ubuzima ni bwa bundi. Rero iki gice cya 9 cyo gutegekwa kwa 2 gitandukanye n'igice cya mbere cyo gutegekwa kwa 2.
mu gice cya mbere Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yatubwiriye i Horebu ati igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhaguruke mugende. Ariko still ni ubutayu bari bavuyemo, ni ubutayu bari bagiyemo, barimo barazenguruka ahantu hamwe. Ubwo buzima rero usanga tububamo, usanga ari bwo buzima tubaye. Kavuka kazi kaguhemba 300 kajya ukaguhemba 200 cyangwa se 150 cyangwa se ugasubira kukaguhemba 300. Ariko wahinduye ofisi, wahinduye umukoresha, wahinduye abakorege mukorana, ariko imibereho n'ubuzima just ni bwa bundi. Umushahara ubonye ntacyo uri buze guhindura mu mibereho yawe. Ntabwo uri buze kugura inkoko cyangwa ifi, oya. Still uracyagura indagara, kandi nazo ntabwo ari iz'indundi. Ababaye i Bugande bazita mukene, sinzi uko mu bindi bihugu bazita. Mu Rwanda nimba tuvuga ni bwa budagara butoya bwo muri Tanzania cyangwa se sinibuka like that. Kuko izi ndundi nazo zigura nk'inyama, zigura nk'amafi. Uzasanga yatetse indagara z'indundu zamwubahe, abafite amafaranga menshi. So ibyo bihe bibaho byo kurwana n'impinduka mu buzima, ukumva urambiwe ahantu, urashaka kuhava, nibyo ukahasohoka ukahava, ariko imibereho wari uhafite ukajyana nayo. Ubuzima warubayeho ukaba ari bujyana nabo. Kubera iki? Urazenguruka mu butayu. Byashoboka ko ari bwo buzima twari tumezemo iminsi, twari tubayeho. Umwaka umwe ugashira, undi ugatambuka, undi ukaza, twimuka mu makaritsiye, ugahindura inshuti. Uyu mwaka wakundanaga na Dafroza, ejo ugahindura ugakundana na Rufonsine, ariko bose ni babandi, ni bamwe. N'abandi bakuzanira amakuru, yo mukozi wo kwa runaka yagiye disi. Yewe shawe, uyu munsi ibintu byakomeye, nagiye ku isoko sanga ishu ryahenze, ryaguraga 500 rigeze kuri 700. Just izina niryo ryahindutse gusa, ariko imibereho y'inshuti zawe, level zazo ni za zindi. Inshuti ntago zige, nuvuga ngo namazina y'abantu bahindutse gusa. Wavuye kwa Alexi ujya kwa runaka, ariko ni wondi n'ubundi uza kubwira ati umva, ubu noneho nanjye nakubiswe nabuze na 500 yo kugura amayinite. Uzengurukana bamwe kubera uri mu butayu. Ariko bigeze mu gice cya 9, Mose abwira Abisirayeli ngo muri iki gihe mugiye kwambuka mukajya mu gihugu cy'amasezerano, mukajya muri cya gihugu Uwiteka Imana yavuze, mukinjira ahandi bitandukanye n'ubuzima mwe muba b'imyaka 40. Umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka azakujya imbere, azambuka kugiye imbere, ari umuriro ukongora. Reka nkubwire yewe bwoko bw'Imana, abakunda Imana, mwebwe mwese munkurikiye, Kristo murimo kunyumva mu migabane itandukanye n'ibihugu bitandukanye, Uwiteka aravugana namwe ngo muri iki gihe mugiye kwambuka, muri iki gihe tugiye kuva mu mwaka 2022 twinjira mu mwaka 2023. Imana iravuze ngo izambuka itugiye imbere, ari umuriro ukongora. Niwo mutwe w'ijambo tuganiraho uyu mugoroba.
naryo jambo dusengeramo. Ni nayo overnight dufite kuwa gatanu. Ni overnight yo kwitegura kwambuka uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, uva mu mwaka umwe ujya mu wundi. Ariko ntabwo ugomba kwambuka umeze nkawe, kuko igihe wagerageje wimuka uva muri karitsiye ujya mu yindi, wahavuye nkawe, uhajya nkawe, ubaho nkawe, nta kigeze gihinduka. Ariko Imana yavuze ngo igihe mwimukaga muva ku musozi umwe mujya ku wundi, ni mwebwe mwabikoraga. Ariko umva itandukaniro, none w'igihe kirageze ngo Uwiteka abajya imbere mwambuke. Uwiteka bari imbere, kandi ijambo ravuze ngo azaba ari umuriro ukongora kugira ngo atsinde abanzi banyu bari imbere muri kiriya gihugu murimo kwerekezamo. Ramande rebo sekere mosaine. Ndavugana n'abantu uyu mugoroba. Uwiteka Imana agiye kwambuka, abagiye imbere ari umuriro ukongora. Abakunda Imana Uwiteka azabaja imbere ari umuriro ukongora. Twinjira mu mwaka wa 2023, itegure kuko si wowe ahubwo ni Uwiteka uzakujya imbere. Ndavugana n'abantu bizeye kandi biringiye kandi bafite Imana ya Isirayeli nk'umutabazi wabo, ugiye kubaja imbere akambuka ari umuriro ukongora. Azababanziriza imbere kugira ngo atsinde Abanaki, atsinde Abaheti, atsinde ibibarusha amaboko. Mandarabashekere Mosai. Mose abwira Abisirayeli ngo mwumvise abari muri icyo gihugu ni abagabo b'amaboko, babarusha imbaraga, n'ubwoko bukomeye bwahanganye n'amahanga menshi burayatsinda. Niyo mpamvu Uwiteka akubwiye ngo azakujya imbere ari umuriro ukongora. Hari imyaka myinshi twinjiyemo, tugahurirayo na za covid, tugahurirayo n'intambara za Russia na Ukraine, tugahurirayo n'amakrizi atandukanye, ibibazo bikagukubita, bikakurusha imbaraga, bikakuremerera. Wakwinjira mu mwaka ugahura n'ubukene, ugahura n'ubukode buremereye, inshuti zikakuvaho, abantu bakakuvaho, proje zikanga, ukarwana n'ibihanda bikomeye, ukananizwa, abakozi mu rugo bakaguhunga kuko utabishyura ku gihe, kuko batarya neza, kuko bataryamana heza, bakaguhunga. Buri munsi ugahora ushaka abakozi bo mu rugo, bakagukorera ibyumweru 2 bangiza bakabyuka bagapakira ibyo, bakavuga ngo mabuje amafaranga uyisigaranire ushaka undi mukozi. Kubera izihe mpamvu? Kuko wa mukozi wo mu rugo ikintu cya mbere akeneye ntago ari umushahara. Buriya kugira ngo aguruke ava iwabo azi iwawe, target ya mbere ntago ari umushahara. Oya, icya mbere yarakeneye ni ukurya. Bantu mukoresha abakozi mushobora kuba mutabizi, ariko uyu mugoroba reka mbibabwire uko niko kuri. Sobanukirwa neza ko igihe cyose umukozi atazajya ngo ahage mu rugo iwawe, nubwo wamusezeranya kumweba amafaranga ameze gute, azabyuka gusezere. Kuko mbere yo kureba umushahara abanza kureba ibyo kurya umugaburira. Rero umukozi araza akinjira mu rugo, nzaguhemba 30,000. Ati it's okay, akishimira umushahara. Mu gitondo yabyuka ajya gushaka isukari ashyira mu cyaka yibura, ajya kureba umushyushyo mwaraye mubimaze. Saa 6 arariye ntahazi. Ku mugoroba muramubwiye ngo nubwo yarurashyira mu masorero ngo ariko asigaze ibiryo by'abana bazajya mu gitondo, yarya akumva wapi ntibicamo. Warangiza uti uyu mugoroba turarya akawunga n'ibishyimbo, arabyuka akagusezera. Arabyuka agapakira imyenda yiwe akakubwira ati yarageze 15,000 ko ibyo mwabiri birashize, ariko mabuje uzahemba undi mukozi, kuko ikintu cya mbere naje mpunga mvi wacu ni inzara. None rero ndabona buri umuntu uzara ukubwira ngo abakozi bagiye, ntababwiye nabi ntabirukanye, uzamenye yuko
mu gikoni ntabwo ari byiza. Mu gikoni harimo akabazo. Abakozi bagahora bagenda ukagira ngo ni ibindi. Ese ko ntababwira na bese ko ntabatuka uri mu butayu wokabyarawe. Ibyo bibazo byose twakubitanye nabyo, twahuye nabyo, ibyo ngibyo nibo banaci, nibo bayebusi, nibikurusha imbaraga, kuko nawe ntago ugaburira urugo rwawe kawunga ari uko bayobewe umukene n'amafiriti n'ibindi bitandukanye. Ntago bagaburira indagara ari uko utazi aho busheriri. Oya, ahubwo hari ibihanda bikurusha imbaraga, hari abanake bakurusha imbaraga, barakomeye kukurusha, barakomeye kukuruta, bafite amaboko manini cyane. Ugerageza guhangana nabyo ariko ntago bitsinda, ugerageza kurwana nabyo ariko birakunaniza, ugerageza kurwana nabyo ariko biragukubita, ariko birakujegeza. Imana yarabibonye, Imana yarabimenye, Imana yamenye uburyo cy'ibihanda bikumereye nabi, Imana yamenye uburyo cy'abanaki barwana n'ubuzima bwawe bakomeye cyane. Imana yarabyitegereje irabimenya. None uyu mugoroba biravuga ngo rero muri iki gihe noneho ugiye kwambuka. Haleluya. Muri iki gihe ugiye kwambuka uva mu 2022 winjira mu 2023. Uwiteka azakujya imbere ari umuriro ukongora, kugira ngo atsinde ibihanda, kugira ngo atsinde ubushomeri, kugira ngo atsinde amadeni, kugira ngo atsinde inzara, kugira ngo atsinde abarozi bazengereje ubuzima bwawe, kugira ngo atsinde inyatsi, kugira ngo atsinde karande zo mu muryango zicaje ubuzima bwawe. Uwiteka azakujya imbere ari umuriro ukongora, kugira ngo ananize ibyakunanizaga, arwanye ibyakurwanyaga, ibyakurwanisha imyaka myinshi, ibyakwiceje igihe kirekire. Uwiteka azakujya imbere ari umuriro ukongora, kugira ngo abineshe, kugira ngo akuneshereze. Uyu mugabo ndavugana n'abantu Uwiteka yambutse agiye imbere. Uyu mugabo ndavugana n'abantu Uwiteka yitangiye imbere. Mu mwaka wa 2023 azabaneshereza, azabatsindira, azabaharurira inzira, azabavuganira. Haleluya. Mandarabasekeremosai rabasakaramando robosekeremosakaramando oriyamanda rabashakaramasayini. Amavuta y'Imana, amavuta y'Imana y'umugoroba, imbaraga z'Imana hejuru ubuzima bwawe, umwuka w'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ndabona Imana yambuka ikugiye imbere, ndabona abantu Imana igiye kugenda mu mwaka wa 2023. Imana irakugiye imbere kugira ngo uzakore ubukwe, kuko kubwaye ntiwabishobora. Imana ikugiye imbere kugira ngo ubone akazi gashyashya. Imana ikugiye imbere kugira ngo isohoze isezerano. Imana ikugiye imbere mu mwaka wa 2023. Muri iki gihe mwitegura kwambuka, itegura kwambukana n'Imana. Hamagara Imana uyibwire ngo Uwiteka we, ambukana nanjye, jya imbere yanjye, kuko mu myaka yose nambutse nahuye n'abihanda, nahuye n'abanaki, nahuye n'abayebusi. Ubwire Uwiteka Imana ibyo wahuye nabyo, ubwire Uwiteka Imana ibyo wahanganye nabyo. Mubwire ngo none uyu mugoroba hasigaye iminsi mike cyane, irabarirwa ku ntoki kugira ngo twambuke. Ariko Uwiteka ndagushaka, wambukane nanjye, unjye imbere uri umuriro ukongora. Ndashaka untwikira abarozi, ndashaka untwikira amadeni, ndashaka untwikira ibyananizaga, ndashaka untwikire karande, ndashaka unjye imbere. Haleluya. Imana iravuga ngo nzabajya imbere, ndi umuriro ukongora, nzabajya imbere. Nzohereza amavubi ababanziriza imbere, azirukana abanaki kugira ngo mwakire amasezerano. Amavubi azabajya imbere, azirukana abaheti kugira ngo mwakire ibyo Imana yabavuzeho. Amavubi azabajya imbere, azirukana abayebusi kugira ngo muhinge, kugira ngo mworore, kugira ngo murye, kugira ngo muhage, kugira ngo mubyare, kugira ngo mushingize, kugira ngo mwubake amazu muyabemo, kugira ngo mutere inzabibu munywe vino yayo. Mandarabasekeremosai.
tugiye gusenga Uwiteka. Nyemerera uhamagara Imana muri kano kanya. Manderebo sekere musayi. Bwira Imana ngo Mana ndagukeneye. Bwira Imana ngo Mana mbanziriza imbere. Benshi bategereje ubuhanuzi bw'umwaka wa 2023, ariko reka nkubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo guhanurira uyu mwaka. Iki ni igihe cyawe cyo kwitegura. Mose abwira Abisirayeli hari hataragera ko bambuka, bari baticaye mu butayu, bari bakirabikana niyo ngiyo, ariko arababwira ngo ni igihe cyo kwambuka. Turi mu gihe cyo kwambuka, turi mu gihe cyo kugenda. Yemwe abakunda Imana, yemwe bwoko bw'Imana, turi mu gihe cyo kwambuka uyu mwaka, turi mu gihe cyo kujya muri 2023. Iki ni igihe cyo kugenda. Rero Mose arababwira ngo mumenye neza Uwiteka azabajya imbere, ari umuriro ukongora. Rero mubisobanukirwe, Imana izababanziriza imbere, izohereza amavubi, izohereza imbaraga, izirukana abanzi banyu. Murabizi ko muri abanyantege nkeya, n'Imana irabizi, ariko menye neza ngo aho mugiye si imbaraga zanyu, si ubushobozi bwanyu, si ubwenge bwanyu, si ingabo nyinshi, oya, ahubwo Uwiteka azohereza amavubi, azabarwanirira. Marayika Uwiteka azabasanganira, ingabo zo mu ijuru zizabajya imbere, zizabarwanira urugamba. Uyu mugoroba ndavugana n'abantu bahamagara Uwiteka, bahamagara Imana kugira ngo ibajye imbere, kugira ngo ibajye imbere mu mwaka wa 2023. Uyu mugoroba ndavugana n'abantu bajya imbere y'Imana, bakabwira Imana ngo Mana, imbaraga zacu ni nkeya, intege zacu ni nkeya, ubwenge bwacu ntago buhagije, ubushobozi bwacu ntago bukwiriye, ariko turagushaka utujya imbere mu mwaka mushya, utujya imbere twambuka, utujya imbere muri uriya mwaka. Uwiteka nakujya imbere, ibizaza byose ntacyo bivuze, abaheti bose bazaza ntacyo bavuze, ibizahaguruka ntacyo bivuze, ibizakwitambika ntacyo bivuze, kuko Uwiteka azabyirukanisha amavubi. Nujya mu 2023 nuhura n'abaheti b'inzara bicaye mu rugo rwawe, uzahamagara Imana uyibwire ngo Mana, mbere yuko twambuka nakoranye nawe isezerano yuko njya imbere, uri umuriro ukongora. None muri uyu mwanya consuminga, twika, kongora abaheti binjiye mu rugo rwanjye. Inzara niza, uzahamagara Imana, Mana twarabisezeranye ko twambuka ungiye imbere, none dore inzara yaje, abandi babaheti bakomeye banje kuntera muri uyu mwaka, muri iki gihugu gishyashya, muri biye bishyashya. None Uwiteka umuriro wawe nutwike. Ramanda rabasa karamasai. Ndumva amavuta y'Imana y'umugoroba, ndumva imbaraga z'Imana y'umugoroba, ndumva ubwiza bw'Imana y'umugoroba. Ndavuga n'abantu bagiye gukorana n'Uwiteka isezerano, bagiye gukorana n'Imana isezerano ryo kwinjira mu mwaka mushya bari kumwe n'Uwiteka. Zamurijwe ryawe usenge, zamurijwe ryawe uhamagara Imana, korana isezerano n'Imana y'umugoroba. Bwira Imana ngo Mana, ndagukeneye, ndakwifuza. Ijambo ry'Imana avuga ngo yawe Zerubabeli we, si kubw'imbaraga zawe, si no kubw'amaboko yawe, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Uwiteka, ni kubw'umwuka Uwiteka. Uyu mugoroba zamurijwe ryawe usenge, zamurijwe ryawe usenge aho uri hose. Wankurikiye, mwebwe muri kuri free conference, mwebwe muri kuri AM12 TV, zamurijwe ryawe usenge, kwanana n'Imana isezerano y'umugoroba, kwanana n'Imana isezerano y'umugoroba. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Bwira Imana ngo Mana, ndagukeneye, ndakwifuza. Muri iki gihe ngiye kwambuka, muri iki gihe umwaka uri murangira, muri iki gihe umwaka uri mutambuka, muri iyi minsi mikeya ndashaka kwambukana nawe. Ndagukeneye mu rugo rwanjye, ndagukeneye mu buzima bwanjye, ndagukeneye mu rubyaro rwanjye, ndagukeneye mu rugendo rwanjye. Ndi kumwe nawe byose bizashoboka, ndi kumwe nawe nzurira indege, ndi kumwe nawe nzagura imodoka, ndi kumwe nawe nzabyara neza, ndi kumwe nawe nzagira urugo rwiza, ndi kumwe nawe nzakora ubukwe, ndi kumwe nawe nzambara neza, ndi kumwe nawe nzarya neza, ndi kumwe nawe nzagira inshuti z'umumaro, ndi kumwe nawe byose bizaba byiza, ndi kumwe nawe nzanesha abanzi banjye, ndi kumwe nawe abarozi ntacyo bazantwara, ndi kumwe nawe amadeni yose nzayishyura, ndi kumwe nawe nzaguriza amahanga ntago nzayaguzaho, ndi kumwe nawe
ijambo ryawe rizaba ukuri hejuru y'ubuzima bwanjye. Ndi kumwe nawe nzabyara, ndi kumwe nawe ntago nzigera ndwara, ndi kumwe nawe nzaba amahoro masa. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Hamagara Imana mu buzima bwawe, hamagara Imana mu mibereho yawe. Uyu ni umwanya wo gusenga, uyu ni umwanya wo gusenga. Senga, hari ikintu Imana irimo ikora. Senga, ramande rebo sekeremo sai. Senga mu izina rya Yesu Kristo, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Korana n'Imana isezerano uyu mugoroba, korana n'Imana isezerano uyu mugoroba. Rama sekeremo sai. Ramanda rabasaka ramando robo sekeremo sai. Ramando rebo sekeremo sai. Ramanderia basakaramando. Oria manderia basakaramando. Ramando robo sekeremo sai. Randeria basakaramando. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Sengera ubuzima bwawe. Ibutsa Imana ubutayu umaze igihe usenga. Ibutsa Imana iminsi umaze uzenguruka. Ibutsa Imana, ibutsa Imana uyu mugoroba senga. Wibutsa Imana iminsi umaze uzenguruka. Wibutsa Imana ubutayu ugenzemo. Wibutsa Imana abaheti n'abanaki wahuye nabo. Wibutsa Imana ibyakurwanije. Yibutsa uyu mugoroba ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kwambukana nawe, ndashaka kwambukana nawe, ndashaka kwambukana nawe. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi hejuru ya mwebwe mwese turi kumwe mugoroba. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi hejuru ya mwebwe mwese turimo dusengana. Senga mu izina rya Yesu, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Senga, ramanda raba sekeremo sai. Senga, 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 senga. Sengera ubuzima bwawe, itegure kwambuka. Hanurira uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo. Hanurira ubuzima bwawe, hanurira urugo rwawe. Vuga ibyo ushaka kuzabona, vuga aho ushaka kuzagera. Atura ubutsinzi, atura kunesha, atura amavuta y'Imana, atura ubwiza bw'Imana, atura gukorana n'Imana, atura ubwiza bw'Imana, atura ikiganza cy'Imana, atura ubushobozi, atura ramanda rabasekeremo sai. Ntabwo uzaburara, ntabwo uzabwira, ntabwo uzambara ubusa, ntabwo uzapfusha, ntabwo uzapfa, ntabwo uzarara mu bitaro, ntabwo uzarwaza, ntabwo uzibwa, ntabwo uzagirirwa nabi. Abarozi ntibakugiraho imbaraga. Ibyakurwanyaga ntibizongera kugushobora, ibyakumeneshaga ibyawe ntibizongera kugutera. Nta mwanzi wawe uzongera kukunesha, nta mugome uzongera kukurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Umwaka wa 2023 Uwiteka azakujya imbere ari umuriro ukongora. Uwiteka azakubanziriza imbere mu izina rya Yesu Kristo. Rebo sekere sai. Mandoria basakaramando. Mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye intama zawe, ndasengeye abo bose babaye imbere yawe imugoroba. Ndamanura umwuka we hejuru y'ubuzima bwawe. Ijambo ryaratubwiye ngo muri iki gihe tugiye kwambuka. Uzambuka utugiye imbere, urumuriro ukongora. Ndakwinginze uyu mugoroba, ujye imbere y'abakunda Imana bose, ujye imbere y'ubwoko bwawe bwose, ujye imbere y'abangaba bose Mwana, ubajye imbere ijoro n'amanywa. Reka karande zose zari zarabahejeje mu butayu zicike uyu mugoroba. Ndavuze ngo ibyago n'amakuba byose byari biri hejuru y'ubuzima bwawe bikubitwe hasi, bimenagurike,
bisenyuke n'izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye mwana, abarozi babarwanyaga bahure nawe, uri umuriro ukongora, utwike imbaraga zabo zose. Imivumo yose yarejeje abana bawe mu butayu, imugoroba ndasense, manura umuriro wawe uyitwike ihinduka ubusa. Ndakwinginze mana Isirayeli, ikiganza cyawe n'imbaraga zawe bijya imbere y'ubwoko bwawe. Sinzi ibyo abana bakwifuzaho, sinzi ibyo bagusaba, sinzi uko bakwinginga, sinzi ibyo bakeneye, ariko we byose urabizi. Yewe icyonzi ni ijambo wampaye guha ubwoko bwawe, ni ijambo wantumye kuvugana n'abana bawe, kandi ijambo ryawe nizo mbaraga zawe, niko kurema kwawe. Ndabizi ko uyu mugoroba uremye ibintu bikomeye hejuru y'ubuzima bw'abana bawe. Urakoze mwami, umugisha abo bose babaye imbere yawe, umugisha abanga bose mwami bakurikiranye ijambo ryawe uyu mugoroba. Ikiganza cyawe n'imbaraga zawe bibe hejuru y'ubuzima bwawe, ubarengere, wabera Imana, ubereke imbaraga, ubereke urukundo rwawe. Iyi minsi isigaye ngo umwaka urangire, utwiyereke mwami. Nitwinjira mu mwaka mushyashya, buri umwe wese uzamujya imbere. Ndakwinginze mwami, uko twese turi imbere yawe, ntazagire n'umwe winjira muri uriya mwaka ari wenyine atari kumwe nawe. Ibiri muri uriya mwaka byose ntabwo tubizi, ariko bizi byose. Niyo mpamvu tugushyize imbere yacu kugira ngo uzatujye imbere. Dati, iki ni igihe cyo kuva mu butayu tukinjira mu masezerano. Ndakwinginze ubuzima bwa buri wese mwana ubwimure, utwimura aho tumaze igihe tuzenguruka, utujyane aho wasezeranye ku buzima bwacu. Ibyo watuvuzeho ni byiza, ubisoreshe ukuboko kwawe n'imbaraga zawe, n'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana. Ijoro ryiza, bye bye.